kanseri y'umwijima ni imwe muri kanseri ziri kwica abantu benshi ku isi, kandi tuvuga ko umwijima ni urugingo rukomeye kandi rufite akamaro gakomeye mu buzima bwa muntu. Wowe ndeba umwijima ufite akamaro gakomeye cyane. So iyo wangiritse rero biteza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko ku mubiri. Uyu munsi nshaka kuganiriza ku bintu bishobora gutera kanseri y'umwijima. Kanseri y'umwijima ntabwo iterwa gusa no kunywa inzoga no kunywa itabi byinshi, no, iterwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So ngiye kuganiriza ku bintu 14 bishobora gutera, cyangwa 14 cyangwa 12 bishobora gutera kanseri y'umwijima. Kanseri iyo yiswe kanseri iyo ari yose ibiri danger, ariko by'umwihariko kanseri yaje ku nyama yo mu nda iyo ari yo yose ibiri mesha, ibi aba ari mbi cyane, biri dangerous. Isaha n'isaha yagutwara ubuzima, isaha n'isaha yatwara ubuzima bw'umuntu wawe. So biba byiza rero iyo tumenye hakiri kare ibintu bishobora gutera iyo kanseri, dushobora gukora kugira ngo tuyirinde n'ibimenyetso hakiri kare. So ikintu cya mbere gishobora gutera kanseri y'umwijima ni ukuba ufite, ubwo ni ishobora kongera ibyago bya kanseri y'umwijima. Ibi ngiye kuvuga ntabwo ari exactly ntabwo bibitera, ahubwo byongera ibyago. Twibutse ko aya makuru ngiye kukubwira right now ni amakuru mba nakuye kuri National Cancer Institution, ikigo cy'abanyamerika gikora ubushakashatsi kuri kanseri zigiye zitandukanye, no kuri Mayo Clinic, ni ikigo cyo muri Amerika gikora ubushakashatsi ku buzima, kigisha ubuzima, gifite n'amavuriro agiye atandukanye, kigenda gitanga n'amasomo agiye atandukanye ku buzima. So banagiyeyo no ku zindi website zigiye zitandukanye zivuga amakuru bijyanye n'ubuzima, nkatohoza nkakora ubushakashatsi bwanjye, nibwo nza hano kubikubwira. Niba uzi icyongereza, uzi gusoma neza icyongereza, ushobora gushaka website ya Mayo Clinic ukagenda ugasoma, cyangwa kuri kuri World Health Organization. So ikintu cya mbere ni ukuba warigeze kurwaraho cyangwa se kuba kwandura virusi ya, kuba ufite virusi ya hepatite C ndetse no kuba ufite virusi ya hepatite B. Hepatite ni indwara ifatiranywe kare iravurwa igakira. Iyo iyi virusi yafatiranywe hakiri kare ishobora guhashywa, ariko iyi negligijwe, ibaye neglected, irica. So iyo wigeze kwandura iyo virusi cyangwa se uyifite, ufite ibyago byinshi byo kuba warwara kanseri y'umwijima. Icya kabiri nibyo bita cirrhosis. Ni uburyo umwijima wangirika cyangwa se ukanakomera. Usually umwijima n'uwitunguye uri muzima ubona ko woroshye, ariko umwijima wo bitewe n'ibyawangije, iyo ugiye ugakomera ukanangirika, ufite ibyago byinshi byo kuba haziramo na kanseri. Yes, ufite ibyago byinshi byo kuba haziramo na kanseri. Ikindi ni ukunywa inzoga nyinshi cyane igihe kirekire. Hari ukuntu umuntu agira gutya, akaba ari umuntu unywa n'inzoga ntanywa amazi, akaba ari umuntu unywa n'inzoga akarya nabi, hari uri kwiyica. I'm telling you, uri kwica, tari no kwica byoroshye, uri kwica bikomeye, sibyo? Ni gute wari uranywa inzoga mu gitondo nta mazi wanyoye, nta n'ikintu wariye, wirije umunsi wose uri kunywa inzoga? Ese uba wumva uri gukora ibintu ntabwo uri kwiyahura? Nicyo navuga, gusa uri kwiyahura. So kunywa inzoga igihe kirekire, zibe rikeri, zibe byeri, zimwe inzarwa, zibe ibiki, bitera byongera ibyago bya kanseri y'umwijima, sibyo? Niyo mpamvu igihe cyose ngiye ndi kwigisha nahubwo ni gabanya inzoga, right? Gabanya inzoga. Ntukarebe umugenzi wawe uri kuyinywa ngo umve ngo uramwishuze nk'ukuri akari kuzima. Ntabwo uzi ibyo yariye, nta nubwo uzi ibyo yanyoye mbere y'uko azaho muri kunywera cyangwa se muri gusangirira. So biba byiza umenye wowe n'ibyo ugomba gufata kugira ngo wirinde ibyo byago byose. Ikindi ni ukugira ibinure ku mwijima, byo bita non-alcoholic fatty liver diseases. Iyo wagize ibinure ku mwijima, umwijima wajeho amavuta, uba watangiye kwangirika, ufite ibyago byinshi, bikongera ibyago byinshi byo kuba wagira kanseri y'umwijima. Niyo mpamvu wowe wabyigeze muganga akakubwira ati wigeze kuzana ibinure ku mwijima, ugomba gukoresha uko ushoboye ku buryo bitagaruka. Uba ari uko kurya neza, gukora siporo, kugabanya amavuta, kugabanya n'inzoga, ibyo bintu byose. Umwijima ni urugingo rwiza rw'umubiri rwose, iyo ruri ruzima ubuzima buba buri smooth. Ariko iyo rurwaye, ara niho satana kubonekera ukavuga uti kabisa, wenda abantu barwaye umwijima bandusha izo feelings, because I don't know that feelings, sibyo? Cyangwa umuntu ugeze kuwurwara. Rero iyo
ufite wigeze ibyo binure ku mubiri cyangwa se ufite ibyago byinshi byo kuba warwara kanseri. Ikindi ni umubyibuho ukabije. Umubyibuho ukabije, obesity itera ibyago by'uburwayi byinshi, amakanseri, amastroke, amadiabete, ndetse yongera n'ibyago byo kuba wagira kanseri y'umwijima, sibyo? So rero tujye dukoresha uko dushoboye, tugabanya ibiro, tubibalancing, tuzagira ubuzima bwiza, sibyo? Tuzagira ubuzima bwiza. So niyo ufite uri kubyibuha cyane, ugerageza balance ibiro. So umubyibuho ukabije nanone uri mu bintu bishobora kongera ibyago byo gutera abantu kugira kanseri y'umwijima. Ikindi nibyo bita non-alcoholic steatohepatitis, ni ubwoko bukomeye bwa fatty liver disease, ni ubwoko bukomeye bw'ibinure biza ku mwijima, iyo bayita steatohepatitis. Ikinyarwanda nzayisobanura, ariko nawe iri mu bwoko nyine bwa bya binure biza ku mwijima, sibyo? Rero iyo ubifite cyangwa se iyo ufite uburwayi cyangwa se ufite cyangwa se wabwigeze ufite ibyago byinshi byo kuba wagira kanseri y'umwijima. Ikindi kintu gishobora kongera ibyago bya kanseri y'umwijima ni ukugira diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Twebwe ko ari diabete, by'umwihariko diabete y'ubwoko bwa mbere cyangwa type 1 diabetes ni diabete ikunda gufata ababyeyi batwite. Iyo irakira, iyo umubyeyi abyaye irakira, ariko iya kabiri ni ihoraho nyine, chronic. Ikindi ni ukurya ibiribwa byanduye cyangwa se ibyo bita phytoxine cyangwa se aflatoxin. Ibiryo bishobora kuba wenda urugero bishobora kuba ari ibigori cyangwa se n'ibindi biryo byose byabitswe nabi cyangwa se byatunganyijwe nabi. Ibyo byose nabyo bishobora kugutera kanseri y'umwijima. Niyo mpamvu ugomba kwitondera ibyo kurya. Kuna hari abantu batagira, by'umwihariko wenda kambivuge bonera amahirwe yo kubivuga, abantu mutagira ingeso yo gutunganya igikoni n'ibintu mutekeramo. Sinzi ko mutekereza. Ugiye mu gikoni bibaza rero zirakinamo amahungura aho ngaho, uragiye upfuye gutekeramo, ntuhanaguye wenda amameza, amayetajeri yo mu gikoni, ntuhanaguye amasafuriya cyangwa se ngo yoze neza, uragiye isuteka. Hari abarimo uburozi rimwe na rimwe bushobora kwangiza umwijima wawe. Mu buri ibyo bigori by'umwihariko iyo byajeho uruhumbu, urugero biriya rwose kubirya uri kwiyahura, uri kwiroha muri Nyabarongo harimo ingona. I'm telling you. So ikindi ni ukunywa itabi ryinshi. Itabi ni ribi rwose, itabi, inzoga, ibyo bintu ni bibi, sibyo? Ibyo bintu ni bibi, byongera uburwayi, buno burwayi bukomeye bwose tubona. Itabi n'inzoga byongera uburwayi. So itabi nabyo mu bintu bishobora kongera ibyago byo kuba wagira kanseri y'umwijima. Ikindi ni ukuba wararwaye indwara z'umwijima wenda, cyangwa se akaba ari n'indwara, akaba ufite uburwayi bw'umwijima ariko akaba ari uburwayi bw'umuryango. Wenda ugasanga so yagize ibinure ku mwijima, nawe urabigize n'undi arabigize. So icyo gihe biba bafite amahirwe menshi yo kuba byagutera izo kanseri z'umwijima n'izindi kanseri zigiye zitandukanye zitari nziza ku mubiri. Ariko niyo kanseri y'umwijima, ikintu kuba wenda ufite uburwayi bw'umwijima igihe kirekire, ibyo bita chronic liver diseases, kuba wenda ufite uburwayi bugiye butandukanye. Tuzareba tugenda tubireba uburwayi bufata umwijima, tugenda tunabusobanura uburwayi bugiye butandukanye bw'umwijima. Rero waba uburwayi igihe kinini bigatuma ugira ibyago byo kugera kuri kanseri y'umwijima. Ubwo ndavuga igihe waba urwaye igihe kinini, ntugire n'igihe cyo kujya kwivuza. Tayari aho ngaho uri gukora ibyo bita kamikaze style, uri kwiyahura. So ikindi ni ukubura umugabo. Abagabo bagira ibyago byinshi byo kwandura umwijima kurenza abagore. Ugomba kubimenya wowe wa mugabo we. Ugomba kumenya ko ufite ibyago byinshi byo kurwara umwijima kurenza umugore wawe, bityo no kwirinda, yaba ari kunywa izo nzoga nyinshi, kurya izo ndyo zituzuye, kunywa amatabi menshi, kubyirinda kuko umugore wawe afite ibyago bikeya. Ikindi gusaza murabizi no gusahurwa. Rero iyo ushaje ufite ibyago byinshi byo kurwara ibirwayi bigiye bitandukanye na kanseri y'umwijima nayo irimo. Ariko iyo ushaje wiyitaho, yari abakecuru nzire wana umukecuru n'umusaza, iyo baje ku kintu cyitwa kwiyitaho, nta mikino, n'abapansiyone. Iyo waje ku kintu cyitwa kwiyitaho, nta mikino na mikeya bazana ku bintu byabo. Ibyo byose barayirya, kwipima, kumenya ngo ama BP n'ubundi burwayi, bakora body check-ups,
agasiporo umusaza niwe ukikagerageza aragakora ariko ibyo ushaka kuvuga nyine hari abantu nyine babifata bisehaye ubuzima bwabo bufata sehaye kandi uba wageze imyaka 80 ariko baracyari bazima wenda umuvuduko niwo ubazonga sometimes ariko bazi kwiyitaho icyari cyo nta mikino so niba ushaje nanone ushaje wiyitaho ntabwo wahura n'ibibazo ariko iyo ushaje utiyitaho yabihari cyane so still reference in Mayo Clinics and World Health Organization and National Cancer Institution, American one. So ndizera ko wakunze ikiganiro subscribing and utabikora sharing ku bandi commenting and liking kandi niba utameze neza I'm telling you hari Imana iri hejuru kiyambaza ujya kwa muganga ibindi byo uhura nabyo ni nature y'ubuzima ubuzima ni ups and downs umunsi urishimye cyane ejo uzababara cyane ejo uzishima cyane nicyo cyitwa nyine nicyo cyanga cy'ubuzima ubuzima icyo cyanga cyayo so don't be discouraged right now ntucike intege kubera ibyo uri kubona n'ibyo uri kunyuramo